nta kintu ndasaba agifite ubushobozi ngakinyeme na kimwe ashobora kwiyima ikintu njye akakima. Aga ni umuntu w'umugabo. Rero iyo umuntu ari kuvuga nk'ibyo bintu ndeba mane ni wa muntu nyine ugerageza ibintu byose bishoboka ngo nishime. Ikintu cyose yagikora nta kintu yakima mama nshaka kumubwira nkeneye bino noneho nko muri iyi minsi afite mu bukwe atakaje amafaranga kuri ya revo nanjye ubwanyu numvisha umutima ndi stress kabisa. Atene ko yatakaza mu bukwe kujya gutangiza abana kujya kugira ute nyine ibintu byinshi gushaka umukozi wacu nyine nkabibona ko nanjye bikabije ibyo ukabirengaho ukaza ukambwira ngo Miki ngo ngumva ngo waganaga umugabo w'inzozi zawe ubwo n'umugabo w'inzozi ziwanyu sha. Nese ubu ngubu nyaboye ko abakobwa bose bakunda umuntu bafashe neza nabo baramukeneye kandi baba bagucinege bakubeshya ngo urumva ngo nyamara njye nta muntu ushaka kubimbwira ngo umukobwa ufite icyerekezo ngo urabona ngo tuza gake njyewe nta muntu ugeza kumbwira uburofa njye nta muntu uragucinege kuri aga nyine direct wabigerageje nahise mubwiza ukuri katarongoye wowe cyangwa iwanyu wanditse nkazaruka ariko nibyo uri muraza yaraje kugira inama direct. Yego njyewe ntabwo nzi guca ku ruhande nta nubwo nzi kugira uburyarya. Yego nkubwirira oya njyewe ndare ntasinzire kuko wambabaje twese twarara twicaye mubabajwe n'ijambo.